n'isoni zo gukomeza kubivuga ndakibutse ngo nyoherereze amafaranga 1000 ngo nkoherereze video zanjye kimwe cy'u Rwanda ngo ngaragara hose ngo ntaka ngo kandi n'inyazi ngahora nterega ndi umubyeyi mugenzi wawe ariko ngo nibivuze yuko ntaziguha ngo ntibabura ndakuvuga uti nize mfite diploma ariko sindi kubona akazi wakwemera ukagenda ugakora imirimo y'ibiraka cyose kiri ibiraka birahari uko maze icyumweru mpiga ubuyede narabubonye ntabwo wabuhize neza guteze narazengurutse ruyenzi njya no ku ndege wagiye ku ndege ushobora kubura rimwe kunywa buri gihe cyose kabiri wenda uri papa ntiwafura ariko uragenda ukajyana iwawe kandi abwo ntekereza yava akagumya akabikora erega wibuke ko kariya nakazi aba ari bukora atikoreye atahangayitse ni internet na telefone haragaciyo yo ko umunsi twiganire ku kintu kijyanye n'Imana muri iyi minsi Imana se kandi mufitanye ikihe kibazo Imana mufitanye ikihe kibazo abantu bihaye Imana uyu munsi apadise umuntu wese wiyemeje kuyamanika imbere y'Imana akavuga ati ndaje Mana munyobore abayihaye banza uvuge ngo hari imbaraga roho wagize urumva zo kunetarariza ibyo bintu ariko umenye ko uri kuganira hano n'umuntu wagiye no kwivuza ngo areke inzoga cyangwa ubusambanyi wagiye no guhiga imiti uzi ko hari abantu bashiduka bo gusambana babirangije nyine akaba ari bwo batekereza ko ibyo bintu bari bakoze atari byo nabo batazi ukuntu ubwo burozi bwabinjiyemo uzi se uburyo nshaka tuganiramo mukozi w'Imana ndaguha urugero niba imodoka ihagurutse Muhanga rero abakozi b'Imana handi kuvugana n'abashumba n'abiyumvamo kuzaba abashumba n'abiyumvamo kuzavuga ubutumwa n'abiyumvamo kuba baririmbyi bakomeye bavugiriye Imana banza umenye kuringaniza umubiri wawe ubone ko uwo mubiri wawe ukwiriye kuko gukorera Imana kandi warangiza ukavuga ubutumwa neza numara kumva ko ushyitse wowe ubwawe wibwirize uhame umenye ngo ngewe nanyweye inzoga namenye iyo ngomba kunywa cyo ni kimwe kabiri nkuko uzi ko padiri ari inzoga zemewe n'izitemewe nkuko uzi ko padiri ajya ku ruhimbi agasoma ku kadivayi inzoga zemewe n'izitemewe kura ibintu bya Mose agiye kutwicira Yesu arababwira ati reka daho mwakisha cyane kuko utari umwanzi wanjye wese ari mu ruhande rwanjye batangira kumugenzura bashaka kumushyiraho ibyaha kugira ngo adahindura ibyo birahuri bibiri ndabyemerewe na muganga arabinyemerera nubona nanagasomyeho ntuzigere rwose ucumura buriya rwose nibwiriza rya muganga rivuga ko udakwiye kurenza ibirahuri bibiri mushaka no gukabya ubundi twikomereze rata ko wera w'Imana urugero rwayo nyine uko ireshya benshi kuvuga niba ari nke cyane niba ari nyinshi amacupa 3 cyangwa 2 none icyo cyatse kuvuga ni ikirego umubiri ngewe nzi umuvuga butumwa bategetse kunywa rukoro wewe unywa ibirahuri bibiri reka ntangire ngusuhuza kandi nguha ikaze ukurikira ibiganiro bya Eriva 250 reka Imana iguha umugisha tukwibutse ko ushaka ibiganiro byiza kandi bikunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda nyarukira kuri Birya Uwiziritse TV ubundi wahure n'ibiganiro byiza cyane Eriva 250 Eriva 250 yakomeje kubagenera ibiganiro by'imiryango nuko umukristo ahagarara mu kigeragezo suhuza abantu badukurikiye ndabasuhuje cyane nk'ibisanzwe iwabo mubyeyi wanjye abandi akaba umuvandimwe abandi akaba mama w'abandi ese eri ari abantu hari nk'umuntu umugore ufata umugabo wese nk'uwe ahandi akaba umubyeyi ufata umwana wese nk'uwe njye mama w'abana bose ufata umugabo havuyemo nki oya amahoro none se ariko umugabo wamufata ute nk'uwawe mbabarira udusobanureho gato ntabwo ubusobanuro kuri iyi ngingo kereka abakunzi banjye nihagira uza akashaka kuyimenya umukunzi wanjye akanyandikira muri comment aricyo kimuzinduye akambwira ati nsobanurira iki kintu nzakivuga ariko wowe ntabwo ndi bugomba gusobanura iyo uvuze ko ufata umugabo wese nk'uwawe abantu benshi bahita bumva nk'uko utwara abagabo gute ese umugabo n'umuntu batwara se umugabo n'umuzigo ntabwo utwara umugabo n'ibibaho ibyo bintu rero mubeshya umugabo araza ibyo bintu mubeshya ntabwo mubizi ese umugabo mutwara gukeka bamuroze bamurogeye iki se
abagore barashukana gute kandi abagore bafite imbaraga zikurura abagabo. aseka kuneka izo nanasi iruhande rwa kamera tubanze dukora akazi. Urumva yende nyuma ndi kwirakana nasi sigese ndugu bakunze bacu hata nukuri ni muri Hindutse nziza yacu. sobanura banza tubwe amazina yawe. Swazi twavuga topic please. Mbwira amazina. Mukamana Elvan rega bamaze kumenya. Ngoye YouTube ihona nabantu. Yego. Umuntu akora subscribe kandi ntabakuze. Cyakora. Akunda ikiganiro cya rukuno YouTube gisharinga agakanda hakareba. Ariko none hejuru ndi mwarankoreye amabara mu kiganiro. Barankoreye amabara wone umugore witwa Claudine. Bega igishego. Ntanzi ko muzi kuvuga ibishego. Ese ko twavugishije ukuri. Ukuri ko ewe Yesu wanje. Sibura mu mwari muri mu biki. Ijambo ry'Imana rivuga. Gute? Ngo bombi ngo na Adamu na Eva bavugwaga ni mu bice 2:23. Bari bambaye ubusa nibakorwe n'isoni. Ikintu tuba turi kuvuga umuntu iyo yirebye nta kibona ni ikindi kintu bavuga aratari ku mubiri wawe. Kandi mwaravuze ngo hari abantu bagurisha ama video yabo ngo nimba ngo warasigaye uri wenyine ngo ntawo gufasha ngo gututayigurisha. Narakumvishe. Narakumvishije. Ngarura ikiganiro nzane telefone ngiye nkiremo ikiganiro. Ngarura ikiganiro abantu bumvi baramwakoze. Ugumva ngo sinzi numwasomaga ngo cinyiwa mu gikari ngo ni igihumbi. Mana yanjye wumvishe nabi pe. Ndabyibutse uko no bimeze nukuvuga ngo kira kiganiro nari naramaze no kugitegura noneho muri iyo minsi ni nk'Imana ibigira ngo hari ibereke ko ibintu muri wo gukora ibishyigikiye ari n'ibintu biri kuba ku bantu bayo hari noneho uwo munsi namaze kucyandika ndi kugitegure neza kuri gahunda ngiye ko nabona mu bantu banyandikiye kuri WhatsApp harimo umwana w'umukobwa ngo witwa Naomi ngo hey haro ngiye ko nabona yanditse message ngo nimero yawe sayikuye ziba ziriho buriya subize nubwo ntazivuga mu kiganiro ariko ziba ziri inyuma kuri YouTube ngo noneho ngo ndabandikiye ngo nitwa kanaka abo naravuze ko nazamuvuga izina ndarivuze bana wo ndabasuhuje ko muri benshi n'ubundi mu gihugu no hanze bari Miss Naomi ntabwo harabari nyine hari bana wo benshi ariko uwo niko yitwa none nayikwereka message ndafite hano kuri MTN ngo nagira ngo mumpe amafaranga 1000 ngo mboherereze video yanjye nyine mwaravuzega naho bivuge twumva ngo ni iki video yawe uje sinaramukiye mu mwuka ko ariko reka bivuga ko biri naso nibiteye ko ni ibintu biba kandi bizwe ngo mwoherereze reka ngasome ndabona binde izo nizo gukomeza ko bivuga ndakibutse ngo nyoherereze amafaranga 1000 ngo nkoherereze video zanjye kimwe cy'u Rwanda ngo ngaragara hose ngo ntaka ngo kandi ninyaza Herega ndi umubyeyi mugenzi wawe ariko ngo nibivuze yuko ntaziguha ngo ntibabura nababeshye byahise binshanga ndavuga ni noneho ndumiwe mpita nongera kuri bya bindi nari ntuwe ngenda ngira yerekwa muri ngewe ribibiza nkuko Imana bizana ndavuga ni burya koko isi irakomerewe ubu se niba ari abahungu babibwiye ntago tumariye abantu ntabwo basaza bacu bari buhite bararuka none se sinumvaga mubishyigikiye se uwo mu kiganiro ntimwari mubishyigikiye Claudine yarabishyigikiye niyumvira twari kuvuga ku busambanyi bw'indenga kamere bukabije ariko Claudine yarabishyigikiye avuga ko ari uburenganzira bwe nimba uwo muntu nta kindi kintu kimubesheje ikiganiro wumvishe amagambo abanza gusa yaravuze ati dore ukuntu ibintu bimeze hari umukobwa uza niyo waba uri nyina cyangwa se uri nyirasenge umurera akavuga ati ni gutumbuza gusambana kandi utambonera ibyo ngeneye mu rugo ngeneye ibi nk'abandi bavuze bajya Dubai ushize n'uva barabavuze ngeneye ibi kandi uri bubimbonere sundi umukobwa waje akubwira ati ngeneye imodoka wayikura ati kugira ngo ibyo byose mbireke ngurira imodoka Kristo akanya wahita ubona imodoka umwana wawe nayibona Kristo waje akakubeshya
ntabwo nkubeshya nayibona kuko umwana wanjye yifuje imodoka abona ko nyimushoboreye kuyimugurira. wibuka ko hari abapapa byaka ariko batazifite wenda wowe hoya erega umwana biragorana ko umwana wanjye byabigoye ko nge yifuza imodoka kandi abona ntayifite. nyine nibyo ndi kukubwira rero wowe ni wowe ufite uburyo warera ubu. Dufite ababyeyi bamaze kuzinukwa ibijyanye n'abana bitewe n'amagambo abana babo bababwira. Sinjye wakubwiye ngo umutindi mama, sinjye wakubwiye ngo umuhemo, ni nabwe gushaka umukene. Ubundi sereka mubaze bajya gutandukana na papa bikaba ibibazo byinshi cyane. Akirengagiza ko uriya mubyeyi yatandukanye na se w'uyu mwana arimo agira gute, arimo ashaka kumwica. None siko kuri aravuga ateka mpungi umwana agahora bicyurira nyina kugeza ubwo afata umwanzuro akabwira nyina ngo ntuzongere kugira icyo umbwira kuvuta abana na mama agahita acaho umwana akajya mu kazi k'uburaya. Ni bene aba bana bakora n'amahano nuko ubwo se niba umwana bivuga uko nguko tubivuze utekereza ko umubyeyi yorohewe? Nibyo kwa turi kuvuga rero dukomezaho tuvuga tugusambanye se niki twakora kugira ngo bugabanuke. Ntabwo ari ukuvuga ngo yarabishyigikiye ku buryo n'ibindi. Nasanze mwakora iki kugira ngo abantu bareke gucuruza ayo mavideo? Twasanze umuntu wese agomba kwiga nibura ndekana nabisubiremo neza. Umuntu wese agomba kwicara akiga umushinga yakora kandi adakoze umushinga wo gucuruza umubiri we. Ni wakora nk'uwo urugero ushobora kuvuga uti nize mfite diploma ariko sindi kubona akazi. Wakwemera ukagenda ugakora imirimo y'ibiraka. cyose kiri Ibiraka birahari henshi. uko maze icyumweru mpiga ubuyede narabubonye. Ntabwo wabuhize neza. Guteze Nyine ibyo narazengurutse ruyenzi njya no ku ndege. wagiye ku ndege ushobora kubura rimwe kunywa buri gihe cyose. Kabiri wenda uri umupapa ntiwafura ariko uragenda ukegera abantu gufura nako nagahira. Ikintu nabonye gikwiye gukorwa narabitekereje nvango ariko ubundi umuntu yashinga ishyirahamwe cyangwa se kampani y'abantu b'abashomeri bakeneye akazi ku buryo umuntu yazajya bafite adresse ya kandi ayo makampani yuzuye mu Rwanda irapi nuko nyine ntimuba muyazi. Njye naha mu karere ka Kamonyi harimo rwose amakampani arangira abantu akazi, yaba ko mu rugo yaba ubuzi nyine bugiye busanzwe buzamu ibintu nk'ibyo ngibyo. Gute gukoramo iki nyine kandi wumva abandi babarangira akazi nawe ukwiriye kugira ngo ujyemo bakora. Njyewe rega hariya impamvu mbwiye ngo nahize ubuyede komuteri ntago ubushobozi mfite sinahiga ubuyede sinkubeye kuko nunda yo nakwinjiza mu buyede muri YouTube yanjye ajyamo. None se wakabimenya noneho rero no kuvuga ngo turi kwivugira abo badafitiye noneho ndi kuvuga noneho ndi kuvugira wa muntu maze icyumweru ajyana igitiyo ku ndege n'ipiki. Nanjye nibyo ndi kubabwira. Ayo makampani rega nayo utibwira ko nayo imikorere yari igihe abakemangwa cyangwa n'ibindi cyane amwe akazi kakabura. Se wica abantu intege wikumva yuko akazi katariho ku buryo umuntu yakora akazi ko gucuruza igihumbi ukitanga ubuzuye umuntu ikosa bakoze ntabatekereje kazaba. None se video imwe afata akazayicuruza ibihumbi n'ibihumbagize. Mana we uribuka ya mpano aho byabagejeje naho byamugejeje n'ishutse bakaba baratandukanye n'uwitwa Gasheri we n'uwo babanaga nk'umugore n'umugabo bakaba baratandukanye. Ibi ni byo yifuriza uyu mwana w'umukobwa anyanyagiza amavideo ejo niyigirira umugisha dore yenda yaraniza zindimi akabayicwende nikoga rero abo ngabo n'ubundi kandi niyo video bako akabayigiriye umugisha ubona umukubwira video nta nubwo abari niyi kandi ariye n'intuza y'ibiriho. Yatse se kubona profile ukabona neza ubumuzi nyine ntabwo ugiye byari byo ndebaho nyine nanjye impamvu nkubwira rero ashobora kugenda akadanarodinga filime uko za Sony akayikata mu duce yakakuguti ndaguhari nyine ubwo nabo bayarize umushinga uko agomba kuwukora. Ubura ushyigikiye akomeza akazi ahubwo nacika intege yenda ubwo uzamutunga wowe. Uyu munsi wa none ayo mavideo uvuga bayashyira stati nuko rero nuvuga ngo uwo muntu nkubwira ugeze kuri iyo standard nta n'ikintu wakora ngo bire kuretse leta yamufata ikamujyana muri rehab cyangwa ikamujyana iwawe kandi nabwo ntekereza yava akagumya akabikora. Erega wibuke ko kariya ni akazi aba ari bukora atikoreye atahangayitse ni internet na telefone ye. Imana se kandi mufitanye ikihe kibazo?
imana mufitanye ikihe abantu kibazo bihaye imana uyu munsi apadise umuntu wese wiyemeje kuyamanika imbere y'imana akavuga ati ndaje mana munyobore abayihaye imana burya hari abakozi b'imana hari abavugabutumwa Justin hari n'abapasiteri hari abashumba uyu munsi wa none izo ntama bashumbye zirimo zirahura n'izo mbogamizi zose turi kuvuga. Ese ni gute muri iyi minsi y'imperuka umukristo umugenzi ujya mu ijuru yakabaye ahagaze gute kugira ngo ibi bihe dusohoyemo abashe kubicamo kandi yemye? Ni iki umukristo yakora? Ni iki wihaye imana? Tuve mu bintu bivuga ngo kuko kristo aramufana n'abatamufana ariko bose bemera ko ari intumwa. Ese ni iki umuntu wihaye imana yakora mu gihe nk'iki? Yesu yasize avuze ibi bintu aravuga ati rero dore igihe kiragabanutse umuntu ziri iryo jambo ari Yesu risoma ngera risoma. Yesu ntabwo yari abigize itegeko abantu bajya babyumva, ariko yari atanze inama ikomeye bitewe n'igihe aho kigize gute kigeze. Ngaho haje ibirwara nuko ngo bigenda bitereye pasiteri umudiyakoni padiri bibababaje ko utateganyije ko hari igihe gishobora kugira ukaba uri mu mubiri cyangwa se uri mu ntege nke. Uyu munsi wa none ukaba uri umukozi w'imana ugasanga wabuze ubwenge kugeza ku rwego n'uyoboye abibona ko wabuze ubwenge, kandi ukwiriye kubwira abantu ngo nimubure ubwenge imana izabareka, nimube maso, nimukomere, dusenge buri munsi ko umukozi w'imana abwirije. Nta gatana n'ijambo rivuga ngo bakristo mube maso cyangwa se bayoborwa mube maso. Natekereje muri iki kiganiro ko tugomba kureba ikintu bita inkomezi cyangwa se ubushobozi umuntu afite ku mubiri we muri rusange. Ufite uburenganzira bushoboka bwose bwo gutegeka umubiri wawe 100%. ariko wibuke ko nuvugaho usigaza uruhande rw'abantu ibyaha byabereye ku runini. Use wambabariye dore ikosa abantu mubwiriza abanderega mukora, ufata ikintu we kuko wagishoboye ukibwira ko na Justin ubwo bushobozi agize ute abufite. Wowe banza uvuge ngo hari imbaraga roho wagize urumva zo kunetarariza ibyo bintu, ariko umenye ko uri kuganira hano n'umuntu wagiye no kwivuza ngo areke inzoga cyangwa ubusambanyi, wagiye no guhiga imiti. Uzi ko hari abantu bashiduka bo gusambana babirangije nyine akaba ari bwo batekereza ko ibyo bintu bari bakoze atari byo, nabo batazi ukuntu ubwo burozi bwabinjiyemo. Uzi se uburyo nshaka tuganiramo umukozi w'Imana? Ndaguha urugero. Niba imodoka ihagurutse Muhanga igiye Kigali, yego tuhere ku majansi. Uzi impamvu abantu bavuga bati tujye gutegera ku majansi? Nuko bazi ko ajansi igira gahunda. Niturabubeza tugakomurutse tugakoma n'ingasire biri butuvange. Reka tuvuge umuntu ukwiriye kuba umuyobozi mwiza akabera abandi urugero rwiza. Noneho abadakwiriye tuzagira igihe cyo kubavuga cyangwa se twanabavuzeho rega no mu gihe cyatambutse. Urahita ureba imbaraga bigusaba kugira ngo uvuduke ushyikira abandi. Nari mvuze nti umukozi w'Imana cyangwa se umuntu wese n'uwitegura kuzaba umukozi w'Imana ndetse n'uwamaze kuba we cyangwa se ubyiyumvamo, akwiriye kuba umuntu ushoboye kuyobora neza ubuzima bwe cyangwa se umubiri we bwite. Yarangiza ndetse iyo usomye ibijyanye n'ijambo ry'Imana, Pawulo yongeyeho ngo akwiriye no kuba ashoboye kuyobora nabo mu rugo rwe. Ntabwo rero wayobora abantu bo mu nzu yawe n'umubiri wawe wonyine utawushoboye. Ikintu tukirebeho neza muri iyi ngingo, nabonye ko umuntu w'Imana hava akagera adakwiriye kuvuga ngo kubera ko nashatse nabi ngo nakoze ibi, no, kubera ko nabyaye nabi dore binteye ibi. Oya, ba wowe nta mpamvu yo guhindurwa n'urubyaro, nta mpamvu yo guhindurwa n'umugore washatse, nta mpamvu yo guhindurwa n'abavandimwe cyangwa se inshuti. Ahantu uri hose tekereza neza urebe yuko ukwiye kuba uhari. Nusanga wowe ubwawe uteraho kashi ko ukwiriye kuba uhari uhabe, ariko uzi neza ko aho hantu wakabaye uhari nk'umukozi w'Imana, nk'umwana w'Imana kandi ugabura ibyayo. Yesu yaje mu ishusho itandukanye n'iy'abandi bantu bakundaga kuvugira Imana, babaga bafite aho babarizwa. Twese turabizi ko abatambyi kuva kera bagiraga inzu yabo,
bwoko bw'abatambyi bagiraga ahantu babarizwa, yewe n'Imana yari yabashyize ukwabo ibakura mu bwoko bwa Isirayeli. Noneho Yohana nawe aza mu ngingo y'abatambyi, ariko we ajya kuba mu ishyamba kubera ko yagombaga kubwiriza n'abashumba bagafashwa. Yohana yagombaga kubwiriza abantu bose, yaraje gutegura inzira y'umwami Yesu, niko birivuga, ari nawe Eliya wari warahanuwe kazaza. Noneho bakozi b'Imana mwumve neza hano hantu, Eliya niwe Yohana umubatiza Yesu yabisobanuye neza, ni wikurikira mu bice 11 muzahasome muzahabibona Matayo aho tuharenga. Noneho ndi kwivugira ku bakozi b'Imana, ku bantu b'Imana biyemeje, abana b'Imana ariko biyemeje umurimo w'Imana wivuga butumwa no gukomeza guhamya ineza y'Imana. Yesu we niho naringeze, amaze kuza ngo aragenda bishuti n'abakoresha bikoro, aragenda bishuti n'abafarisayo, aragenda akajya aganira n'abasinzi n'abajura bose akabasuhuza akabaganiriza. Abari bamenyereye iby'ubutambyi ku ngoma za kera bati reka bati uyu nguyu yaje ate, haje arimo dayimoni. Ibi natangiye kuzana kutwereka yuko ari mwiza ngo abasinzi agendana nabo, nta mutambyi ushobora gusoma ku nzoga. Ubusuye umuntu uvuga Imana neza gutya yarangiza agahindukira akabivanga, uyu naza akatwicira kariyeri yuko twakoraga umurimo w'Imana, aje gukuraho ibintu bya Mose, agiye kutwicira. Yesu arababwira ati reka da, aho mwakisha cyane kuko utari umwanzi wanjye wese ari mu ruhande rwanjye. Batangira kumugenzura bashaka kumushyiraho ibyaha kugira ngo adahindura imyigishirize baramenyereye kwigisha. Mu yandi magambo bumvaga aze gutambamira umurimo wabo, kandi koko kubera ko Yesu we yaje guhuza abantu bose, abasinzi, abajura, ababwiriza ubutumwa bwiza, abo bose babagome. Yesu yaravuze ngo ntago nazanywe namwe bazima, niba muri bazima ni byiza. Kwa nawe yageze arangije aravuga ngo bazabona n'ishyano. Iyo nindi ngingo uzari umutwe w'amagambo icyo sobanura uzabimenya neza, ukajya uvanga ibintu pastor. Rero bakozi b'Imana handi kuvugana n'abashumba n'abiyumvamo kuzaba abashumba, n'abiyumvamo kuzavuga ubutumwa, n'abiyumvamo kuba baririmbyi bakomeye bavugiriye Imana. Banza umenye kuringaniza umubiri wawe, ubone ko uwo mubiri wawe ukwiriye kuko gukorera Imana, kandi warangiza ukavuga ubutumwa neza. Numara kumva ko ushyitse wowe ubwawe, wibwirize uhame, umenye ngo ngewe nanyweye inzoga, namenye iyo ngomba kunywa. Cyo ni kimwe. Kabiri, nkuko uzi ko padiri nkuko uzi ko padiri ajya ku ruhimbi agasoma ku kadivayi, inzoga zose ni inzoga, ariko abayoborwa n'umwuka wera w'Imana urugero rwayo nyine ukwireshya. Benshi tuvuga niba ari nke cyane bari nyinshi, nimba amacupa 3 cyangwa 2 nagarega buriya rwose nibwiriza rya muganga rivuga ko dukwiye kurenza ibirahuri 2, mamushaka no gukabya ubundi twikomereze rata. None icyo cyatse kuvuga ni ikirego umubiri, ngewe nzi umuvuga butumwa bategetse kunywa rukoro, wewe umwe ibirahuri 2. Ibyo birahuri 2 ndabyemerewe na muganga arabinyemerera. Nubona nanagasomyeho ntuzigere rwose ucumura, kuko muganga anyemerera kunywa ibirahuri 2 kugira ngo umubiri wanjye utabura rukoro. Muganga na mwuka bihurira, umwuka wera w'Imana ntagarambuza icyo kintu, utagwa muko mugabo ariko ndikwibwirira uno mukobwa nkurikiye muko utagwa, musore utagwa, mugabo utagwa, nawe mu mama we. Rero reka mvuge muri rusange, Adamu na Eva nimwe muri hano mwese. Adamu Eva, Imana yaremye umuntu umwe imukura mu ndi. Niba uzi ko wamera amahame ya Gikristo, ujye yatandukanya n'amahame y'idini ugendamo. Cyakoza y'idini n'uyubahiriza ugasanga bararibuza, uzabireke, ha uzabiguhatira. Ariko amahame ya Gikristo, ikibazo si inzoga, ahubwo ikibazo ni ukuyoborwa nazo cyangwa se gusinda. Icyo kibazo avuga ni rero, bayobozi muyobora abandi, mwirinde kubayobora nk'uko mwebwe mwibwira, ahubwo mubayobora ku ijambo ry'Imana rivuga. Kuba umuntu atazanga avuga Yesu cyane mu rusengero ntabwo bivuze ko atamuzira n'ubwo atamukunda. Mukunda abantu bigaragaza, ndabizi. Reka mbabwire ibifasha, haleluya, kaza kabivuga, ariko mukandi kanya bagasanga niwe warwanye n'umugore, mukandi kanya bagasanga yasinze bakamutwara intambike. Oya, ahubwo banza wiringanize wowe ubwawe, umenye igikwiye. Kandi ikindi, umunsi wakoze icyaha ntuzavuge ngo ni umugore wawe wabiteye, ntuzavuge ngo ni umugabo wawe wabiteye, ko imbere y'Imana nta muntu uzabarizwa undi. Amen. Jya ukora ikintu bizi neza yuko uzakibazwa. Uri kugana ku musozo. Nako kantu nge nagira ngo nivugire ku bantu b'Imana, umugenzi wese akwiye kugira amakenga, umukristo wese akwiye kugendana amakenga. Nimba nari mbyumvishe neza waruvuze ngo buri wese agume uko yari ameze agihamagara.
ntabwo nzi uko yahamagawe, ashobora kuba yaramagawe atanabishobora kubikora. nyine buri wese hari ukuntu Oya Imana sha, iguhamagara. hari abantu bahamagawe ariko bamaze guhamagarwa bakabivanga, buri wese arabizi. Ariko uri kumva yatandukira uko yahamagawe nyine. Kandi ari uko yahamagawe. Oya, hari uguhamagarwa arangije arabivanga. Ahubwo nagume uwaguhamagaye yakubwiraga icyo ahubwo. Nyine nagume uko yari ameze ahamagarwa, inshingano yahawe, uko yaganirijwe. Iyo ugiye guhabwa akazi hari ibyo utegekwa, hari amabwiriza uhabwa. Iri jambo tuzarigaruka ryo guhamagarwa se ndibo bishyiraho kashi, kubera ko abantu baduhamagara, hari n'abaguhamagara uwo munsi bakarara bagusambanyije kandi baguhamagaye. Hari n'abaguhamagara, rega Imana nta urayibona, icyo kibazo wowe wibagiwe. Ariko nanone nta muntu My godness, kandi yaradutumye ngo nituze mu izina rye, kandi ariko tujya kubabwiriza. None ni gute rero wavuga ngo si yaduhamagaye? Buriya tuba twagiye nyine kubaha ibyiza. Imana iguhe umugisha. Urakoze, aho nzabibaza mbirebeho, murasinjya mpabana ibintu ntabanje kwisuzumira. Abantu mwari mukurikiye Eriva 250, muhamagare kuri 07 8 karindwi ebyiri 7 itandatu 2 62 karindwi ebyiri 8. Ibyo udasobanukiwe umusobanuzi. Imana ibaha umugisha. Ibiganiro bya Eriva 250 nakagaruka, tuba twaganiriye nk'abantu kandi tuganira namwe. Ntago ari itegeko ko ibyo tuganiriye byose bikunyura, ahubwo ujye ukuramo icy'umumaro. Hanyuma icyo wumva ukwiriye kutugiraho inama, duhamagare kuri iyo nimero tugira inama. Imana izaguha umugisha. Amen. Turabakunda cyane. Ibiganiro bya Eriva 250 nakagaruka. Bye bye, turabakunda cyane.